gushirika ubwoba ukarengera. Abahanga bemeza ko nta bwenge bubirimo. Niba ari uko bimeze se, kuki imyanzuro imwe n'imwe ifatwa bwangu hatitawe ku ngaruka ziza kuba ku wayifashe n'abafitanye isano nawe? Amahitamo n'imyanzuro tugira uyu munsi ni igisobanuro cy'icyo tugomba kuba cy'ejo. Uyu munsi reka tuvuge ku makosa 5 ukwiye kwirinda yagukururira mu kaga gakomeye ubitewe n'inshuti yawe. Iyo ni Urubibi TV. Nge ndi Shadi inshuti, kanda subscribe niba utarayikanda, like, share, ubundi tugendane. Ikosa rya mbere ukwiye kwirinda mu buzima ryagukururira mu makuba akomeye kandi ubitewe n'inshuti yawe ni ukukubwira ngo tega akamoto ndakishyura, ukabyemera kandi nta bwishyu ufite. Nkurikira nkurabure. Abantu benshi bakunze gukora iri kosa, bakishora mu muhanda bagatega moto cyangwa ubundi buryo bwa taxi bijejwe ko baza kwishyurirwa nabo bagiye kureba. Nubwo byaguhira cyangwa byaguhiriye, ni ikosa rikomeye ndetse cyane. Ntabwo birimo ubushishozi bwinshi mu gihe nta tike ufite, wizeye gusa kuza kwishyurirwa n'uwo ugiye kureba. Iki cyizere cyashyize benshi mu kaga, barakubitwa, barafungwa, abandi barahasebera bitari ngombwa. Ibaze guhaguruka iwawe cyangwa iwanyu wizeye gusa kwishyurirwa n'uwo ugiye kureba. Tekereza kabiri. Kubw'ibyago ugiye kureba wizeye ko ari bukwishyurire, mu gihe utaramugeraho fone ye yazima, yakwibwa, yatakara cyangwa nawe akagira impanuka zituma utakimubonye. Ibyakubaho byo simbizi, ariko ndahamya ko bitakubera byiza cyane habe namba. Mu kwirinda ibyago nk'ibi, tekereza kabiri. Izere neza ko ufite ubwishyu mu gihe byaba ngombwa ko ugiye kureba atakibonetse. Ikindi cy'ingenzi cyagufasha kwirinda ibyago nk'ibi, si ngombwa ko yishyura uhageze, ahubwo byaba byiza yishyuye wowe ugahaguruka nyuma y'uko umaze kubona ko ubwishyu buza kuboneka bibaye ngombwa. Kugenda udafite tike birimo akaga n'ibibazo bishobora kugutera utabyiteguye. Ikosa rya kabiri ukwiye kwirinda ryagushyira mu kaga utari witeguye cyangwa rikagukwegera mu byago, ni ukukubwira ngo bufasha akantu ndaje nishyure, ukabyemera nta bwishyu. Nk'uko twabikubwiye hejuru mu ikosa rya mbere ukwiye kwirinda, ntabwo bitandukanye cyane kuri iyi ngingo. Bufasha akantu ndaje nishyure, ukabyemera. Ntugakore iri kosa ryo kurya cyangwa kunywa cyangwa se gufata ikintu icyo ari cyo cyose mu gihe ugomba kwishyura uri bwishyure iyi fagitire y'ibyo ufasha atarahagera. Ibanga ni rya rindi, byifate gusa mu gihe ubasha kwibonera ubwishyu bibaye ngombwa ko wagombaga kwishyura atakibonetse. Byabaho, tekereza kabiri. Inzara cyangwa inyota wari ufite ubitsinde aho kugira ngo ikimwaro cyo kize kugutsinda. Ikosa rya gatatu ugomba kwirinda ryaguteza akaga ndetse na mushuti wawe rishobora kumuteza akaga mu mwanya muri kumwe, ni ugukora komanda atari wowe uri bwishyure utarabiganiraho n'uri bwishyure iyo fagitire. Tega amatwi. Nubwo wizeye kuri bwishyurirwa ibyo ugiye gukonsoma, ntuzi neza uko uri bwishyure iyi fagitire yateguye imibare ye bitewe n'ibibazo bimugomba. Aha uza kwishyura ni ufite ijambo kuri komande n'ingingo yose ivuga ku bwishyu bw'ibyo mugiye gufata. Si ubupfura gutumiza utaganiriye n'uza kwishyura, hato utamuta mu makuba yo kwisanga nta bwishyu bitewe n'ibyo wafashe adafitiye ubwishyu. Ikosa rya kane ukwiye kwirinda rishaka kuguteza akaga ni ukutagira amakuru ya serivisi urimo uhabwa. Kutagira amakuru yose ya serivisi urimo uhabwa ahantu runaka bishobora kugukwegera mu kaga utateguye. Ubusanzwe serivisi zitangwa zitandukanye uburemere bw'igiciro bitewe n'aho zitangirwa. Urugero, fanta muri botike isanzwe ishobora kugura amafaranga 800, ariko muri hoteli ikagura 5,000. N'ibyo kwitabwaho. Kugira amakuru yibanze aganisha ku bwishyu y'ahantu runaka ushaka serivisi ni ngombwa cyane buri gihe. Bitabaye ibyo wakwisanga mu makuba yo kubira ubwishyu biturutse ku burangare. Ikosa rya gatanu ukwiye kwirinda ryaguteza akaga ni ukwiringira cyane ubwishyu binyuze mu ikoranabuhanga. Ntawe usezerana n'ikirere, netiwaka n'ibindi byoroshye muri gahunda y'imyishyurire. Ntuzigere wizera 100% ikoranabuhanga mu gihe ugomba kwishyura byihuse ibyo wakonsomye ahantu runaka. Tekereza mbere, bikore mbere, bikuza mbere, kugira ngo utisanga
ahabi ku munota wa nyuma biturutse ku mpamvu nyinshi ziturutse ku kirere n'ikoranabuhanga. Twagushimiye kubana natwe. Iyo ni Urubibi TV, nge ndi Shadi Inshuti. Reka nkwibutse ukande subscribe, ukande like, share n'ibindi. Twagushimiye kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Ciao ciao.